wanyutse wow yewe mbega akazi kakoroshye reka nicare hano ukuntu yewe ariko we ariko rwose pe iby'abapfu biribwa n'abapfumu uyu mugore nta kibazo na kimwe afite nicara tuganire buriya mu kanya ko wari urimo uncibura nkubaza ngo ngewe uncibura ngo ngewe ngo nkubaza aho ugiye uvuga ngo nanjye ndagenda wari bitewe n'iki kandi ko nzi ko rwose nta kibazo dufitanye ikindi byambara wari bitewe n'iki ko ncibura kuri wowe iyo ugiye mbanza aho ugiye ubwira aho ugiye ariko ni ukujya gusenga mba ngiye gusenga hari ahandi mba ngiye nanjye mba ngiye mu byanjye rero nahise we niba iki igiye ko mba ngiye gusenga wowe ugiye mu biki agiye mu byanjye bijyanye n'ubuzima none nzicara nkuko nawe ubereye aho hanyuma tubeho dute ariko si ubuzima uba ugiye ngo ni ukuvuga yuko ushobora kuva biramanuka bikaza ugasanga ku buryo ushobora guhaguruka ukagenda utavuze utabwiye umugabo wawe aho ugiye umubwira uti ngiye gihana nanjye nkuko mubwira igiye gusenga kuki utabivuga njyewe mba ngiye guhigira urugo ntabwo gusaba uruhushya se uri bumerasi kubera iki rasiyo urunzanira kuba wagiye gusenga rasiyo utahana ubwo wumva kujya gusenga nta mumaro bifite uwuhe se bifitiye uwuhe ngewe ariko se rero nibyo najyaga mbwira Mukamabana utegereje ngo isaha y'Imana ariko isaha y'Imana ubundi ni iyihe niyo ku kuboko ni isaha yo mu ijuru iyo saha mwazambwiye ko maze imyaka myinshi nsenga nsaba ibintu runaka ko Imana itigeze numva n'ijwi ryayo niyo saha ko ntarayambara erega shahu Imana inyuza mu bantu bakakubwira niba umuntu aje akakubwira ati ngi Imana yambwiye ko ugomba kuzabyara byanga bikunda ntago rero wapinga ijwi ry'Imana ariko wabiretse ko birari byo twihumuriza turabyina tugakoma amashyi tugategereza ngo ijwi ry'Imana ariko nibyo kwihumuriza ndajya akora iki ariko reka nkubwire ku rubyaro rutangwa n'Imana ngiye nategereje iryo jwi muvuga nararibuze ariko ijwi rya binyamuntahe ahubwo ikibazo afite ni kimwe ndimo kumubonamo ikibazo afite abishyira umugabo ngo nera gutaha nagira guti ahubwo urwo rwabo rwarabananiye bitewe n'iki nuko umugore we arakora bikanga n'umugabo agakora bikanga urumva naho bakajya mu masengesho bagiye gusenga none se izo mana basenga zabamarira iki hasi kigali reka nanjye mbyihorere ndikira aho ngaho nigire mu byanjye urumva bapfa kuzazana mwaroha mu gifu cyane ibindi byose bikari ko byakabaye reka nigendere inde nuryumva se ntirivuga ryumva namureba iyo Mana mutabona ejwi ngo nibirnya mu ntahe nijya mu ntahe nyine ngereka nkubwire tuba hariya tukabinkoma amashyi yego bakavuga ngo Yesu ashimwe tutamena tukitakuma tukabyina erega no mu kirori turabyina ni nayo mpamvu ngiye na hariya nkibyina bati Yesu ashimwe ahimbazwe ariko reka nkubwire Yesu yahaye binyamuntahe ubushobozi n'ububasha uwo rikora warikaka ubwo ibyo uriya binyamuntahe se n'umuntu umuvuga butumwa nawe arabuvuga ariko reka nkubwire ubutumwa muvuga ngo ni umuvuga butumwa niki na binyamuntahe nawe afite yimubwira kandi yimubwira irigaragaza ariko se mbwira neza wincishe ku ruhande no mwita umupfumu ariko nge siko mwita nanjye mwita umuhanuzi kuko yampanuriye bigakora izina rya Yesu
abapfumu umva ntabwo nabajyamo kuko iyo nza kubajyamo n'ubumva narabyaye ariko abapfumu sinzi ko nabajyamo mana noneho reba niba utagiyeyo ihanganira icyo kigeragezo ureke umugabo gutobe ubyakire n'ubundi ntari kuntoba gakeya ariko se abapfumu ubuye ko twebwe abagore bazi ubwenge twaribohoye kandi no muri urwo rusengero tujyamo tugasenga Imana se ntabwo iduha ubwenge bwo kugira ngo itwereke aho ikibazo gikemukira none se ko numvaga nkushaka ufite akanya ndumva nshaka ko tuganira niba uhugutse numva nta mpamvu ntakubwira aho ndi ngo hansange tuganire ni kwa kundi yese ntakuzi ko nkukunda ntabwo byabura ibyo tuganira cya mbere ni uko nkukunda ubizi yesi cyane rwose ahubwo ndumva tutagiye muri byinshi waza wafata akamoto nkakubwira aho unsanga bebe ntabwo najya kugutesha umwanya nawe urabizi aho ujya guhiga se wowe ugiye guhiga ndazana mu natekukanye hanyuma buriya gusenga kwa nyumva nta mumaro bifite se nta masengesho wibaza ko ujya guhigira se wahiga bigakunda cyangwa wagera ukagira ubu abantu bose babayeho hanze hano nuko basenga gusa ariko niba ugiye no guhiga jya ubwira umugabo uti ngiye aha nibura umuntu amenye ngo bimeze gutya igihe cyose wanze kunyumvira ngo dushyire hamwe nta mpamvu nanjye yo kujya nkubwira ibyanjye mbese muri makeya icyo ukora ni ukugenda mu byawe ubwo nanjye nkajya gusenga ni ukuvuga ngo nibyo dushobora kumbwira uti nta kintu umaze ku buryo wambwira uti ngiye aha nangira nawe wapfa rwose gusa ubwo ngubwo ukaba wumva bizagera si byo wahisemo ibyo nahisemo kutazabibwira aho ugiye se hanze ko tuzatwumvikana rero ngiye mubwire niba ugenda mbwira abo ugiye bitari ibyo ngibyo aho ujya uzahagarika kandi ibyo mubwiye ni uko bimeze ko ntabwo ugiye kuza wafashe umwanzuro wawe se ariko reba nahagaritse kugenda hanyuma nzicare maze hanyuma njye ko njya gusenga ukazana ibibazo gusenga no kugenda aho ugiye nta nubwo mbaze n'ibikuru ubundi ujya guhiga managiye guhiga nyine ubusengezeho ngiye kujya mu bapfumu koko ntabwo ari abapfumu ariko iryo ni ijambo mwihaye ni abahanuzi ba gihanga yewe reka ngende ndakomeza mbitekerezeho nzakubwira utabaze mukamabano aho yari agerewe byaciyemo se we uko birimo biraza gake urabona ko Rudavika agenda atsindwa nawe mperuka yari afite ibibazo reka ngende nanjye ndi kumanuka reka tumanuka yego nanjye sinzareka gusenga ariko kandi ugiye yaragushaka utuntu erega reka nkubwire maze iminsi nywa n'ibitobe binyica isigaye mpfa kuvangamo n'akantu byarakomeye tumanukane noneho ahandi rero ko mwari fata akamoto unsangiye kuri ka kabare kamwe kari hirya handi aho twahuriye ngira ngo urahibuka yes fata akamoto wowe uhita uhansanga nonaho ubu ngubu cyane rwose ibyo ntabwo wakwirirwa ubimbaza ndakwishyura cyane tebuka ahubwo tebuka I love you okay ese muziga uri iki
rero umva reka twe kujya mu bintu byinshi nari guhamagaye ngira ngo nibura ibyo tugiye kuvuga nta cyo byabyara ubwo nta kintu bibyaye rero ntacyo ikintu musabye kandi ukitekerezaho udakigeho ikintu musabye ni uko uzajya ugenda umbwitingiye aha kuko najya ngiye gusenga navuga ngo ngiye gusenga amaguru kambikubwiye singera nakubwiye ko ngiye gusenga kandi ndagaruka ngo ngarutse kuva rero ukagenda nta kintu uvuze hano mu rugo uru rugo ntabwo ari urwawe icyo ugomba gukora ni ukuva hano ukagenda ariko ukabwitingiye aha byo kuvuga ngo ugiye guhiga ntabwo tugira impeke ni uko kandi uko mbikubwiye ni uko bigomba kugenda tumva n'ayandi magambo menshi dufite mu kuvuga ayo ngayo ugomba kuyubahiriza utayubahirije ubwo hasigaye uzabisobanurira niba mu rugo ari wowe uyobora cyangwa niba ari uyobora nuko bimeze icyo kibazo gitekerezo ariko ye nakumirwa urandorera mubwira aho ngiye mubwira aho ubu se nta n'isoni arabona ibintu byarancanze urugo rundi ku mutwe hakuze n'ikindi